ariko tujya dushimira Imana ko Yesu yavukiye Bethlehem sibyo yavutse afite ikinyabupfura kabisa. reba nka Yesu yavukiye i Nyamirambo reba uburemere byari kuba bifite okay turabizi muri filime ya Yesu aranavuga nk'ari abwira Zakayo uruka uyu munsi ndarari wa tugizanye kuri yavukiye i Nyamirambo ntabwo ari kuri yari kubivuga yari kwitavuga okay mama ngaramvuye i Nyamirambo ndi intumwa ya Yesu tugeze ku ntumwa Zakax. Yesu agiye kuvugisha Zakayo Zakayo musaza manuka mu giti munsi ndarara mu mvumo yawe amashari yo kugira ngo dukomeze nyamboneka ariko ari ikintu namaze kubona mani indirimbo z'abahanzi nyarwanda zirakoreshwa byatari sasa ari ukuntu ngewe abatipe batarashaka bari singo bari aho muri bibiri oya uretse nishakora muri singo I can see the nice couple around abana no kubakunda abani nyamura mu gucanira mugenzi we nari gukuru butinganya mu gihugu nari ndi kuvuga buriya uzashaka umuntu w'umurokore we are very sorry for Kinyarwanda interruption of Kinyarwanda very happy and satisfied something smooth nabizi nimba murani Imana ya dictionnaire ibyo birahagije dukomeze n'abanyarwanda sasa ari indirimbo ushatse umugore w'umurokore iyo mwashwanye ari turirimba kuririmba uzareba abagore cyane cyane niyo bari guhata babarimba turirimba gugutumura umugore w'umurokore iyo mwashwanye indirimbo akoresha turagushimira Mana nziza kubitangaza wakoze wumva ko umugore mukubabarire ari gukubare ntabwo ari gushyira uzashwanye umugore w'umupagani umwana nguvu ujya kujya mu rubuko erega tubana muzi Yuda wamukurikira wajya kureba igitamo ari gusoma igihe tubwire mani oya ubusanga abandi bagore baba ari romantique ubusanga ari gusoma agatabo real love umugore mufitanye ikibazo cyo kubona ari gusoma novel how to kill a man wajya kureba film ari kureba Vampire Diaries niba ajya mu gikoni ukamukurikira agashyiramo umuntu ukamubaza sheri icyo ni igice cy'umuntu zana verify wanjye ntabwo yabyoroshye twakomeje hari ikindi kintu uzareba urugero iyo nk'umubyeyi agufatiye n'umwana we mu rugo hari ukuntu wiregura urugero wowe uri nk'umubyeyi sasa tubishyiremo ku bahanzi bacu hari ukuntu wakwiregura bitewe bakoresheje n'indirimbo zabo hari ukuntu wakwiregura umubyeyi agufatiye n'umwana we mwifunze ukiregura urugero nka Patient Bizimana ngiye kuza gufatana n'umwana wanjye sibyo Patient Patient okay come Patient ibi niwe wabikoze I'm sorry nukuri mfite umubiri kandi na Samson byamubaye mbabarira nukuri Patient Imana ikubabarire urakoze cyane tujye kurinde kuri buza amaroni hagiye amaroni ibi niwe wabikoze bana nukubera swingi amaroni umukobwa wawe uragira gusa kuko mugatinyuka mukabikora ahubwo nindamuka mutenda bizaba ari fresh bizagenda gute kandi nawe byakubaho umusazi n'umutenda bizagenda gute icyamanjye nawe tukibyarira impanga ugira ubwenge cyangwa nta bwenge ugira ariko nka gisupusupu twagiye uhita umubaza n'akabazo ukamubaza ko nagufatiye n'umukobwa wanjye ukimubona icyambura mubwiye n'iki icyange mukobwa uraberewe anyway dukomera amashyi u Rwanda rumaze gutera imbere byatari so u Rwanda mu buganga rumaze gutera imbere muri serivisi zose urajya mu iduka barakwakira neza ariko ahantu hari ikibazo ku bantu bacuruza amasanduku those guys ntabwo bari hamba ubundi iyo umuntu yapfushije umutwara gakeya sibyo muco nyarwanda ariko iyo wapfushije urabona umucuruzi w'isanduku niwe bisa nabyo reka mbye acting urabona uraza uri kurira umuntu yabapfaye yapfuye nukuri yapfuye akose hari uruhare mbifite bavuga neza icyo ni kirakabana nukuri yiyahuye akose ndi mu bamujyanyeyo mbwira wowe hato turi mu kazi mageragere bari kuma komande rusohora abantu bamereye nabi we mbwira nyine
yapfuye afite metero zingahe? Afite metero na 80. Yari na muremure we. Mu buryo bw'amafaranga n'ibiburohere. Gusa tuba turi mu kazi dufite uko twadiranda situation yose. Nta kibazo n'imana n'amafaranga mufite twanamuhina tukamugira nka baro. Mukamwa mutera mukamunaga nk'umuntu uri gutera baro. Akahita yikiriza Okay. Afite metero 180. Buriya rero n'ibihumbi 100 isanduku birumvikana ari muremure. Ibihumbi 100 si uko twabikora. Umuntu wamye ari muremure no kubyara abagufi. Abantu babyeyi bazize baragarama. Babyumva? Ngambi muratanga ngaye n'ibihumbi 100 n'igiciro cyane ntabwo nyamusi. Nukuri yatangiye no kunuka basi mutworohereza. Aranuka se ntabwo duturanye ntabwo ndi kubyumva ndi mu kazi. Abantu ukira naho muturanye mugende mongera amafaranga. Basi twari dufite 50,000. Aka kazi dukora gasaba kwihangana. Murebe nyamuneka abantu batari kumwa sport abantu bawe nguvu. Uriya muntu uvugiye inyuma ya nguvu. Urabyumva? Nakahita atekereza aka kazi dukora gasaba kwihangana. Mufite 50,000. Kwa ko yapfuye akaba yatangiye kubamukana. Reka mbaranje nuko ariko n'ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ntacyo ugenda muzane babiri ukihuza arashaka undi wa kabiri upfa wiki. Kuko nta kintu naba ndi gufataho. Okay, tugiye ku kintu kijyanye n'urukundo. Ari ikintu bita Severant kiba mu kwa kabiri. Severant mwikomera amashyi nyamureka abantu mutari singo. Kose wa Mungu we. Uriya wicaranye na siporo arakoma amashyi. Wa amashyi wicaranye n'icupa. So Severant n'umunsi wiki wabakundanye. Ubusanga mu mujyi babyiziza fresh. Bitandukanye na Severant in English love story. Are you getting it? No. Okay, very well. Are we conquering? Let's continue. Okay. Please, don't use English. Man, I'm good in English. You are good in English? Yeah. Okay, reka mubwira kabukarisi. Ndashaka kuvuga nariye njanga. I ate children of fish. Reka twibagereze. Na Severant, umunsi wabakundanye. Ubusanga mu mujyi babikora neza. Fresh. Bitandukanye naye no mu cyaro kandi na gift batanga ni gift zoroheje. Zose ziri simple. Umwana bari romantique chérie bijou tutu. Koza bibazo by'iwanyu biza nta muri show. Komeze. Okay. Uraho umukobwa cyangwa umuhungu? Nijya kugaragara nk'andi mwiza ndabo umukobwa mwana. Ko ufite umutwe umeze nka rimwe. Tugende. Hi babe. Hi sweetheart. How do you feel? Fine. You know what is today? Of course, Severant. Honey, do you know what I have for you? No, I don't know. I have a lady from Rabo. Oh my God. Oh, you murize. Oh, very delicious. You murize Rabo kwa magana 5. Wakuze kwa rwangura amafaranga magana 5. Arahagije gusa kumwana yakwirwari. Ya. Bitandukanye no mu cyaro. Wakora dina na banyira misumari. Abana bamanye bajya banezerwa kubera umuganda gusa. Twagiye. Miro Korodi. Miriwe. Ase Korodi. Ko wahindutse? Nahinduka se ndi ikirere. None se waruzi umunsi wariwo? Si umuganda se? Nari nguyu n'umunsi wabakundanye. Uragira ngo? Nari ngufitiye impano y'urabo ngo wihumurize. Ariko wagiye ngo warasize nakubwiye ko nabuze ibintu cyo. Toilette yo mu rugo yaruzuye. Nibyo kurya cyanje kurabigira Imana.